ryacu niwe utuma abayobozi b'itorero tudasinzira, nkabongoreka bakoreshe bagende bajye guhumuriza abantu. Twaje rero kubahumuriza kandi ni muhumure. Yesu arahari kandi yarandashe. Yesu Kristo ariyo na se na data wa twese w'imbabazi n'Imana nyir'ihumure byose. Haleluya. Amen. Duhumuriza mu makuba yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Aya ni amagambo Pawulo yavuze yandikira ab'Ikorinto. Bari mu bihe bikomeye bigoye nk'ibi murimo. Haleluya. Amen. Barokotse akaga, barokotse ibibazo, barokotse iyicarubozo, babahoraga umurimo w'Imana. Ariko bamaze kurokoka ngo kaga kose arabandikira babwira ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi. Haleluya. Amen. Imana nyir'ihumure byose. Imana niyo nyir'ihumure byose. Imana niyo duhumuriza mu bibazo byose duhura. Imana niyo yabanye namwe. Mwibuke icyo nshima Imana nuko nta muntu wacu watwawe n'ikibazo. Haleluya. Uko byagenze kose ariko mushima Imana yuko imiryango yanyu yose ikiri. Hari benshi bapfuye, benshi bagwiriwe n'amazu, abandi baratwarwa, ibibazo bikomeye, ariko Imana nyir'ihumure yabanye namwe cyagihe musinziriye, imvura iragwa, imyuzure iraza, ariko ibana namwe bakuramo. Haleluya. Imana rero niyo yabazaniye ihumure uyu munsi, yatubwiye ngo tuze tubahumurize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Duhumuriza mu makuba yose, n'uyu munsi iracyaduhumuriza. Nubwo ibyo byose byabaye, ariko Imana yacu iragira gute? Iraduhumuriza. Twaje kubahumuriza ngo tubabwire yuko nubwo biriya byose byabaye, ariko ntabwo Imana yabaretse, ntiyabibagiwe, n'uyu munsi iracyabahumuriza. Haleluya. Amen. Kandi irashaka yuko duhumuriza n'abandi bari mu makuba. Mwebwe muri abakristo, Imana ishimwe ko ibi byababayeho muri abakristo. Abatari abakristo murabana nabo, murazi uko bimeze, baririrwa barira. Ariko mwebwe ntabwo mukwiriye kurirana nabo, ahubwo mugende mubahumurize. Haleluya. Mubabwire ngo iteza amapfa igateza n'imyuzure, ni nayo iteza kubaho. Haleluya. Nubwo amazu yagenda n'ibindi byose bikagenda, ariko Imana ifite kubaho kwanyu mu biganza byayo. Imana ifite ubuzima bwanyu mu biganza byayo. Imana izi uko muzabaho muvuye muri iriya nkambi, kandi muzavamo mu izina rya Yesu. Amen. Irabahumuriza rero, ibabwira ngo muhumure. Amen. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo nk'uko iyo mibabaro Kristo yababajwe, natwe yadusesekayeho uyu munsi, tukaba twaravanywe mu byacu nibiza, ariko tukaba turi mu nkambi, ngo ibyo ngo niko guhumurizwa kwatugwirijweho na Kristo. Urumva? Nubwo ibyo bibazo byabaye, Yesu yababajwe akava muri ibyo bihe bikomeye, ariko natwe uyu munsi niwe urimo duhumuriza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Yesu Kristo niwe uri kuduhumuriza, atubwira ngo nimuhumure, ibyabaye byarabaye, ngo kandi ndabizi ko byagombaga kubaho, ndetse nari nanazi yuko muzabirokoka, nari nanazi yuko muzaba no mu nkambi igihe kikagera mukazaza. Kristo uri mu itorero ryacu niwe utuma abayobozi b'itorero tudasinzira, nkabongoreka bakoreshe bagende bajye guhumuriza abantu. Twaje rero kubahumuriza kandi ni muhumure. Yesu arahari kandi yarandashe.
mu byago Yesu yaravuze ngo nzaba ndi kumwe nawe, mu makuba nzaba ndi kumwe nawe, no mu munezero nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe kuri kumwe namwe. Amen. Turashimira ubuyobozi bwa EBR, turashima Imana yabanye natwe, turashimira igihugu, turashimira inshuti zacu n'imiryango muri rusange. Tumaze kugerwaho n'ibi biza byari bidukomereye, ibintu byacu bigenda tureba, nta bintu twakuye mu nzu, amazi twagiye kubona tubona ruzuye, duheka abana turiruka, ariko Imana iradufasha. Imana yarahabaye, nta muntu byaguyeho ngo dupfe, nubwo hari abandi byagezeho bagapfa, ariko Imana yarahabaye. Navuye mu nzu n'umuryango wanjye w'abantu 14. Imana iradufasha, ntitwagira icyo tuba, ibana natwe. Turashimira Imana rero, tugashimira n'ubuyobozi bwacu bwa EBR. Ni ukuri baradufashije, na n'ubu bakidufasha, badufashe mu mugongo, baradushyigikiye, bari kuduhumuriza, baduhaye ibyo kurya, batubwiye amagambo meza yururutse umutima. By'ukuri Imana ibaha umugisha, turabashimira. Ibiza bikiza nta kintu twakuye mu nzu, niko nababwiye, ariko baduhaye ibyo kurya, biradufasha. Baduhaye ibyo kurya, biradufasha. Hari byinshi twaburaga mu buzima, hari ibyo twe turi kubona bitari kugenda neza. Ubuyobozi bwaradufashije, igihugu cyaradufashije kiduhaho kuba, ariko dufite abanyamuryango bari hanze batari mu nkambi. Nkanjye ndi umuntu ufite abantu benshi. Muri abo bantu benshi harimo abana bato cyane nabonye bataba mu muryango mu nkambi kubera abantu benshi b'uruhuri, mbona bazahakura indwara zitandukanye. Noneho umukecuru arancumbikira, nabwo akasigayo abo bana batoya badashoboye kwihanganira umwuka wo mu nkambi. Ubu ngubu biramfasha, barabona ibyo kurya, barabona isabune yo kubamesera, barabona ibibafasha mu buzima bwa buri munsi. Nanjye nubwo ndi mu nkambi ndaba ndiyo mfite umutekano mu mutima wanjye, kuko hari ibyo nabonye byo gusigira babandi badashoboye kuba mu nkambi. Rero ndi gushima Imana, shimira n'itorero, shimira n'igihugu. Imana ibaha umugisha. Nitwa Ndayisige Emmanuel, umuyobozi wa paruwasi ya Kanama. Tubanje gushimira Imana yabanye natwe muri iyi minsi yashize, aho twahuye n'ibiza bya Sebeya bigasenyera ingo z'abakristo. Dufite abantu bagera muri 20, hatariho abo muri paruwasi ya Gisenyi, bose hamwe ni 37. Imana ishimwe rero kuko yabanye natwe, ikabana nabo. Twagize amahirwe nta mukristo wahitanywe nabyo, bose Imana yarabarinze, uretse amazu yasenyutse, bamwe n'ibintu bikangirika, ariko turashimira Imana ko ntawe wahitanywe n'ibiza. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi tuboneyeho gushimira Imana yabanye natwe, ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'itorero bukuru bukaba bwaje kudusura, buje kuduhumuriza, baje gufasha n'abahitanywe n'abagize impamvu y'ibiza. Kandi twizera ko n'ibisigaye natwe n'ubuyobozi bw'itorero tuzakomeza kubaba hafi, tubasura, tubafasha uko dushoboye, kugeza ubwo tuzabona ubuzima bwabo bwongeye kugaruka nk'uko bwari bumeze, n'ubwo bitagenda nk'uko byari bimeze mbere. Ariko dufite ibyiringiro ko Imana izabana natwe kandi ikabana nabo, kandi ibintu bizarushaho kugenda neza. Imana ishimwe, kandi dushima Imana by'umwihariko kuko yakomeje kubana natwe kandi ikomeje kuturinda. Imana ibahe. Murakoze. Nitwa Reverend Mubanisha Thomas, twaje hano tureba abakristo bacu bahuye n'ibiza. Uyu munsi bari mu nkambi kubera ko bakuwe mu byabo n'ibiza. Hanyuma rero twaje kubahumuriza no kubafata mu mugongo, ariko tuzanye n'ubutumwa bw'abandi bakristo badutumye, harimo ibyo baduhaye kugira ngo tubagezeho kubafasha muri iyi minsi bari mu bintu bitoroshye. Twabazaniye rero amafunguro ndetse n'ibikoresho by'isuku. Ni igikorwa cy'urukundo rw'itorero twaje kubereka.
kandi tubereka ko twifatanyije nabo. Ubutumwa bwiza dutanga ni ubutumwa bushishikariza abantu kugira urukundo, kandi urukundo rwacu ntabwo ruba mu magambo, tubishyira no mu bikorwa. Rero iki twaje gukora ni igikorwa kigaragaza koko urukundo nyarwo, ko tugomba gukundana kandi mu bihe bigoye tugafashanya. Niyo mpamvu twaje hano.